mubibona ntabwo bwigeye nyine ndi kumwe n'inshuti yanjye umukozi w'Imana reka mwakire yivuge. Murakoze cyane nishimiye kubana namwe umutsima w'ubugingo cano nkaba nitwa Uwitonze Clementine nkaba nkoresha izina ry'ubuhanzi rya Tonzi nkaba nishimiye kubana nawe Bishop. Tonzi I'm so happy kubona waje nanjye ndishimye cyane kukubona. Yego ndabona ari sawa igihe kirekire ndakureba ku media Imana ishimire ko twamwakira hano kuri Bread of Life. Nkaba rero ntapfuye kumwakira abakunzi b'ibiganiro byacu. Umukozi w'Imana afite ubuhamya bwiza, afite ibintu byinshi harya nakwita nk'itonde designer umumama b'iki artiste ngo dufashe abantu bari hano none dutangiye umwaka musha abantu bafite ibintu byinshi bateguye wenda bimaze nk'imyaka 10 batashoboye kugeraho. Nagira ngo umunsi dukora ikiganiro ashobora kuba ari umuntu ufite dream yo kuba designer, kuba umubyeyi cyangwa se kuba umuhanzi afite indoto. Rero nkaba nkubonamo impano yo gushigikira abantu cyangwa se kuvuga cyane kwiyakira. Nagira ngo umunsi tuganire dufashe umuntu ari kutureba ufite inzozi ariko zamunaniye kugura, ariko mbere na mbere kuba ibyo bintu bitatu ukaba uri umubyeyi ukaba uri artiste ukabona kuna design muri umujyi wa Kigali cyangwa se muri monde muri n'abantu basenga ubyitwara nk'uti. Urakoze cyane ni ikibazo cyiza ariko buriya ikintu cya mbere burya ni amakuru. Dufite amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru y'uko ndiyizi mu Mana, narisobanukiwe mu Mana kuko nzi neza y'uko Imana ariyo muremyi wanjye kandi ibyo mfite byose bikesha Imana. Uvuga ngo ntabwo Imana yandemye, hari package, hari impamba yampaye izambeshaho mu isi. Niyo mpamvu buri muntu wese Imana yaremye kuko yatwise abantu badasanzwe itugira umwihariko. Nyuma yo kurema bya bintu byose iravuga ngo bahaye ububasha bwo kwitwa abana banjye, muri abana b'Imana. Rero kuba turi abana b'Imana, papa niwe mukuru, niwe mu design. Ibyo yashyize mu isi no kugira ngo tubiboneramo ubudahangarwa bw'Imana n'imbaraga z'Imana ku buzima bwacu. Noneho natwe nk'abana b'Imana tubashe guperforminga cyangwa se kugaragaza imbaraga z'Imana muri twebwe through arts cyangwa se mu by'Imana yadushyizemo. Rero no kuvuga ngo hari ibyo nshoboye hari n'undi ibyo ashoboye kugira ngo bwa bwuzuzanye bwa budasa bubashe kuzuzanya. Niyo mpamvu nkunda ukuntu Imana ari umudesigner wa mbere ko rero na designinga nkaririmba haba umumama nuko ndi umwana w'Imana. Iyo package ndayemereye. Haleluya haleluya. Ndikuva kubwiriza byaje urumva ipackage Imana izo navuga ngo izo nshingano eshatu n'iz'Imana. Imana ni umubyeyi kandi ni umuremyi wa byose. Niyo yaremye ututugura byo twicayemo ndetse n'imico ukuntu uvuga siko tunza vuga sinakwateye, ariko Imana ni designer ya mbere. Ndashima Imana rero ko ariko bimeze. Ariko rero tunzi kugira ngo umuntu abashe kwemera cyangwa se gusohora iyo design no kwakira ubwo bukeye cyangwa se gukoresha impano ye. Wowe ushobora kugira gato kugira ngo utangire kumenya ko ibyo bintu bifite mbere yo kuba umubyeyi first of all tuganiriye kuri talent. Navuga ngo njye namenye ko mfite impano yo kuririmba ndi muto cyane, mfite nko kuva ku myaka 5 kuriya nyine uvukira mu muryango. Nasanze mvukiye mu muryango ababyeyi banjye abavandimwe kuko naje ndi umukobwa ukurikira abahungu 4, so nari umukobwa wa 5. Nsanga ababyeyi banjye ari abakristo baririmba buri mugoroba twajyaga kuryama tukaza tukaririmba tugasenga. Hanyuma kwa kundi abana batwara mu rusengero, so nsanga rero kwa kuririmba biradomina cyangwa se birihariye mu bandi bana no kuba umuyobozi nkiri muto dogasanga ahantu ngeze mu bandi bana ndi distinga. So navuga ngo nta ruhare nabigizemo, ubwo ni impano n'inshingano Imana yampaye kugira umwihariko muri icyo gihe. So iyo mpano rero ikomeza izamuka yo kuririmba, ngenda bibwirwa n'abantu kwa kundi aba competition nkayatsinda muri primaire cya kizamini cya muzika nkagitsinda ku manota ya mbere. So uwo mwihariko rero ngenda nkubona noneho nanawubona mu buryo bwiza bwo kuba mfasha abantu gukomeza kumenya Imana mu kuyiramya no kuyihimbaza. Ni ikintu nshimira Imana cyane. Rero navuga ngo ni impano y'Imana nayimenye nyine uko nagiye nkura kugeza n'uyu munsi kandi birahagarara. Kiwagiye inama ku bigere kutureba kugira ngo nawe nk'ababyeyi bawe kiragiye. Ni ikibazo cyiza kuko wenda navuga ko natwe muri kiragiye nanjye hari intambara nahuye nazo cyane kubera ko urumva uyirukira umwana muto uri muri primaire hari ukuntu nyine ibintu biba biri aho ngaho gusa, ariko bigeze muri secondaire ntangiye gukura nibwo natangiye kubona ibiraka cyangwa se akazi gashingiye kuri ya mpano yanjye.
ntangira kutabyumvikanaho kimwe n'umuryango wanjye n'itorero ryanjye n'abanzungurutse bavuga bati umwana w'umukobwa uramenye nta kujya kuririmbana n'abantu bameze kuriya, nta kujya kuririmba muri za hit parade, ntangira kubona ibikuta muri ya mpano yanjye. Aho rero navuga ngo ni ikintu kitarushye kandi abahungu bo bakaba babyemera. Yes, abacuranga abagira gute nkabona ngiye aho turirimba n'abahungu bo barajya mu biraka, ariko njye nk'umwana w'umukobwa ngakumirwa bakambwira ko atari byo. Nta mukobwa wagiye mu kuririmba ahantu atari mu rusengero, nta mukobwa nkura n'icyo gikomere. Nguma nyine mu makorari ariko hari breakthrough ntarageraho. Uko nagiye nkura rero nageze aho ndapasura, nageze aho numva nanjye bimbanye binini ndavuga naho kugira ngo ntakaze ubuhumekero bwanjye niba ariko navuga reka mbanze mpumeke nzasigara ndwana na issues z'imyumvire nyuma. So rero ababyeyi icyo nababwira bafite abana muri iki gihe nk'abana b'abakobwa bagaragaza impano, buri impano ntabwo ari umuntu yiha, ni ikintu Imana igushyiramo. Kandi buri Imana iravuga ngo hari vision, hari na provision, kandi Imana ikavuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu. Iyo ugiriwe ubuntu ubasha guhishurirwa ikintu ushoboye muri iyi si, ntekereza ko n'umugisha wawe umunini uba uri inyuma y'icyo kintu, kuko hari impamvu Imana ituma mbasha kudizayininga bikampera undi ntabikore. Uriya rero ni umukiriya wanjye, iyo mbikoze wowe mbere umukiriya nanjye niba ndirimbye ukaba utabasha kuririmba uri umukiriyante wanjye. Ubwo rero ni ibintu Imana yashyizemo ngo twuzuzanye. Ahubwo icyo navuga mu kumentaringa umwana cyangwa se uri kumumentaringa gute, uri kumuha uburere gute, ariko utagiye ngo ukumire ubuze umwana gukora ikintu akunda. Ko twagiye tubibuzwa nko mu mashuri, ugasanga ndashaka kwiga nk'ubuhanzi bakambwira ati umuganga, kubera ko ubuganga nibwo buzana umuntu ari umunyacyubahiro. Biriya rero byica navuga nk'ababyeyi ngo tubyiteho cyane ko byica iremwa ry'umuntu muri we, byica amarangamutima. Kuko iyo ukora ikintu udakunda, iyo ukora ikintu kitakurimo n'ubundi uba wapfuye niba ariko navuga. Ababyeyi rero tugira uruhare mu kumva abana cyane, mu kureba cya kintu umwana yiyumvamo cyane, ahubwo tube abantu bamuherekeza muri urwo rugendo rwe, ariko tutamukwiye mu mugambi w'Imana ku buzima bwe. Ariko ndashaka nawe nkabwira ubwire umwana ari kureba cyangwa se umukobwa cyane aribo bari victim, ubabwire imbaraga wazikuraga hiya. Tekereza afite umubyeyi utabyumva ari wenyine, n'icyo wamubwira kugira ngo nawe azabe tonzi w'iki gihe. Urakoze. Ikintu namubwira cya mbere ni kugira ubusabane n'Imana, kuko Imana yo ntibeshya. Umuntu yakwibeshya, aha njya nkunda kubivuga, umuntu ashaka kukubuza gukora ikintu atari uko akwanze, ahubwo nta makuru afite, nta bumenyi. So umubyeyi akaba yakubuza gukora ikintu, tugomba kubaha n'ibiki, ariko wowe ukabasha gusabana n'Imana, ukumva neza niba uhamanya n'icyo kintu. Kuko buriya muri uru rugendo dufashe igihe mu ntambara, kandi umuhamagaro ni ikintu Satani arwanya cyane. Umubyeyi ashaka kukubera nagatera imenya nkunda gukoresha imbogamizi, cyangwa se akakubera umuturanyi agakubuza iterambere, umuvandimwe akakubuza iterambere atakwanza ahubwo ari imyumvire. So aho rero buri muntu wese mu ijuru Imana izakubaza ngo ko nagwaye itaranto wayishyize. So ugomba rero guhagarara ku kimana kuvuzeho ukabisengera, wakumva uhamanya nabyo, ugakomeza ukagirana ibiganiro n'ababyeyi. Umubyeyi atakumva ugashaka nyokorome. Donc nanjye nibwo buryo nagiye nkoresha. Abatanyumvishe siritu mu madini mu matorero atandukanye, kumva umwana w'umukobwa uririmba muri korali ari gukora publicité y'ikindi kintu ya societe runaka, ibyo ntibabyumva. Ariko undi mukristo akaba ari nko ko ntabure muri icyo kigo, you see. So ugasanga umuririmbyi arahohoterwa mu buryo bumwe, kuko turi public figures, turi abantu barebwa n'abantu benshi, tukanajajingwa cyane, ariko turi abantu basanzwe nk'abandi. Kandi uwo musozi turiho niho dukura nyine natwe ibitubeshaho. Rero uriya mwana namubwira ngo banza wisobanukirwe, umenye indangagaciro zawe, umenye icyo Imana yakuvuzeho, ugihagararemo neza. Nukirwanirizwamo uzakomeze ukushinge, uganiriza abantu, kandi unabereke n'imbuto nziza. Kubera ko kenshi hari impano cyangwa se ibintu by'ubuhanzi, iyo utitonze ushaka kugwamo, bibamo ibishuko byinshi. So ababyeyi rero iyo ukomeje ukamwereka yuko wamwumviye, ariko nanone ukamwereka ko icyo ugendereye ari cya kintu wiyumvamo, ntujye mu zindi ngeso mbi, biragira bakwemeye. Amina. Kandi babyemeye. Muri
make ugomba kwemeza abantu ariko nawe ukabashwa kubifite. Yes. Kuko hari abantu bashobora kwibesha ukumva ko ushaka kuba runaka ese icyo kintu uragifite, ese iyo mpano urayifite, warahamagawe koko bikurimo koko, kuko ushobora gushega ukananiza ababyeyi ejo ukabigufunya. Ugomba kuba wireba mu myaka ukagira inzozi. Yes. Imyaka iri imbere kandi Imana igumisha, ariko wakomeza kuvuga ijambo kwisobanukirwa cyane. Ubyumvira ngo ushaka kuvuga iki, ukunda kubivuga cyane. Kwisobanukirwa ni uko ndi umwihariko. Amen. Kuri iyi si nta wundi tonzi uriho, ni njye. Cyane nuko twaba twitiranwa fingerprint ni njye. Njyaho mbese imanzi mu kiganza ni njye. Ndi umwihariko, ndi original. Imana ijya kundema yandemye nkanjye. Aho rero kwisobanukirwa bituma ubasha kubaho wumva wiryoheye, kubera ko uba utibona nk'undi, ahubwo uri ukamubona nk'umuvandimwe, ukabona nawe nk'umwihariko. Wa mwihariko rero ugatuma mwuzuzanya. Rero kwisobanukirwa ni ukumenya ko ndi umwana w'Imana yaremye mu buryo butangaje kandi ifite umugambi wayo, ifite icyo yandemeye. Icyo yandemeye nicyo nkomeza kugenderamo, nkagendera mu nzira z'Imana, nicyo inshyiramo kubaho muri za ndangagaciro, za mbuto z'umwuka, ibyo byose nkahora ndwana kugira ngo mbigenderemo. Rero iyo mvuze kwisobanukirwa ni uko niyize mu Mana ku buryo nta kintu cyaza ngo kinyita amazina ahabanye n'Imana yanyise ngo ntemerere. Amina. Nagiye kukandika. Mbega wimenye muri aspect zose. Ntabwo ari kuritana gusa, niki nkunda ndundagana he ese abantu uko batanyumva ndi capable kwihanganira ibitutsi na misunderstanding muri society, n'ibyo byose nibyo bikoranizamo kwimenya uriwe. Noneho ukabasha guhagara muri iyo miyaga yose n'abantu batakunze. Imana igumugisha cyane. Ndizera muraza kureba urugendo rwa Tonzi wanditse kuri za YouTube, ushaka kumenya urugendo rwe uburyo yatangiye kuririmba. Ntabwo turi bijyemo, ariko turi kuri side yo gukomeza umuntu ku cyo afite kugira ngo ashobore kugisohora. Amen. Tonzi rero modo wawe ninde? Ni ijambo, ni Bibiliya. Bibiliya ni role model wanjye, ni Imana. Nkagira n'abantu ntago mbita aba role models nabo ngafata byandi byiza nkabigiraho, ariko Imana kuri njye niyo sakoze. Ijambo rinyubatse cyane ubwa mbere n'ushobora kuvuga ijambo kubera iki ijambo, kubera ko ijambo niryo riduha imbaraga. Iyo uzi ijambo ntabwo twarwa n'imiyaga, nicyo kivugo tugira ngo wamaze kugaburira iyo soul. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kije urahaga, ntabwo banyamugijyane, umenya uburyo widefanda, umenya uburyo umenya uriwe. Kenshi abantu baba victime y'ahantu bari muri za churches, mu bintu byose bakora, haba mu offices. Reka tureke guma kuri ijambo ry'Imana kubera umutsima. Kubera umutsima uguha imbaraga kuri umuntu atagwingira kubera yariye. Ugomba kurya niyo tana yawe uyisohora uzi icyo urimo gutaka. Aka kantu reka nkavuge gutya, kenshi hari igihe tugira ibyitegererezo, noneho ugashaka kuba we. Biriya bintu Imana irabyanga, ishaka ko uba wowe, ahubwo ugafata ukagira ibyo wigira kuri uriya muntu. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona nk'urubyiruko wenda navuga muri iki gihe, wenda bikavuge mu gisata mbamo cy'imyidagaduro, ugasanga hari nk'umuhanzi wagize idol, ugasanga uramufashe ushaka kuba nkawe, umwimite ube uriya muntu. Ukuvuga ngo ntabwo muri wowe wisobanukiwe, kuko bibabaza Imana kubera kugize umwihariko ikakabona utanyuzwe n'uwo uri we, aho ukajya gushakisha uriya muntu. Noneho rero iyo uvuze ngo uriya muntu ndashaka kuba umuhanzi runaka, njye nambara nkawe, ngende nkawe, ariko ntabwo uzi reality, ntabwo uzi ibyo bintu bimugari. Yes. Noneho rero wa muntu yagufata akakuzuramo, akambifate mu buryo bw'umwuka, ya myuka yikakuzaho. Kuko ubutazi imbaraga akoresha cyangwa iki, nk'aba basitari ba superstars, aba celebrities, ugasanga hari nk'urubyiruko rwatwawe nuko bambara, nuko bavuga, nuko bagenda, nuko kazajya kuno ukabona waguye mu bintu utazi, ukabona ubuzima bwawe buri kujya muri danger. Benshi bajya mu biyobyabwenge kubera gushaka kubaho ubuzima bwa show off, kwemeza, ugashaka kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe kubera ko ushaka kuba nka. Ariko ushaka gusa n'Imana, ushaka kuba nk'Imana, ahubwo bari abantu ibyiza bibarimo bituma uguma kunezerwa n'iremwa. Bamwe umwihariko mu buzima bwawe, utavuze ngo ndashaka kuba nka. Icyo ni ikintu kibabaza umuremyi. Ni nk'umwana wanjye aramutse ambwiye ngo mama warambyaye ariko mbona ntari mwiza nka murumuna wanjye cyangwa nkawe, byambabaza, kuko ntabwo abahaye agaciro igitambo cyangwa se ako gaciro ko kuba ari umwana nawe wihariye. Numva ariko twakwiyumva mu Mana uri umwihariko udasangwa, gushakisha umwihariko Imana yagushyizemo, nawe uwuzane mu isi, uzane iyo contribution. Actually nta nawe bikugeze, ntabwo urimo urakuze icyo kintu kirimo cyangwa ugisohora. Rero twige kwisobanukirwa, hanyuma tube les vraies personnes Imana yaturemye. Amen. Hanyuma tugaruke noneho kuri wowe nka Tonzi, nka mama, umudamu, umuhanzi, ni izihe mbogamizi
ushobora kuba ufite kuri sosiyete cyangwa wabwira ngo ariko tureba abyiteguriye nabyo kuko urabona wavuze ku kantu k'imyumvire yacu ariko noneho ushyiraho n'umuma nko kuri media quels sont les problèmes cyangwa se n'utuye tubazo bibaza ko umuntu imbogamizi navuga mpura nazo ni imyumvire y'abantu ni imyumvire na tere tuba dukoreramo kubera ko kenshi abantu baba bashaka ko tuba nk'uko bashaka yes ugasanga buri gihe ugasanga tugongana noneho muri iki gihe cya social media hakabaho yuko nyine tuvuge nka umuntu wese asigaye akurikira uko ashaka turi ku karubanda umuntu akwandika icyo ashaka akubwira icyo ashaka igihe cyose umuntu ashakiye agwa yakwandikira uko ashaka so ibyo byose rero izo mbogamizi za management icyo kintu kukibalansa ni ibintu bigufata imbaraga bisaba ko ufite imbaraga z'umutima ube warisobanukiwe ube ufite navuga ngo na vision na plan kugira ngo umunsi wawe ayo masaha 24 udasanga hari ahantu utabaranshije bikazakora affecting donc icyo kintu cyose kiza kikutira iyo ubyutse usanga ufite message igihumbi kuri WhatsApp Instagram iyo management kandi buri muntu wese we akonsidera yuko ari muri kumwe nkawe ntazi ko ibyo bintu bizungutse hakabaho ari nk'abantu nyine batutuka bakubwira turirata ntujye usubiza ntugira gute ariko uri umubyeyi ufite izindi nshingano ndagerageza ariko ntabwo navuga ngo nasubiza abantu bose pe cyangwa mbi cy'abantu bashaka ntabwo bishoboka haraho bigera ugafata umwanzuro ukavuga uti bitewe n'impamvu ABCD nzajya we nafata isaha imwe ku munsi abariko mbasha gusubiza izo nshoboye n'izo mbogamizi iyo management baganye kuri ya ndirimbo reka gusoma nagira ngo hari abantu batagira dreams turabizi babandi batagisobanukiwe yes nicyo babagira nk'inama kugira ngo nabo bige gutegura igihe tubamo kubera kutamenya nizihe nama wamubwira kugira ngo amenye asohora icyo kintu kibi kugira ngo dufashe umuntu nawe ukaminga gusohora ikintu kibi muri isi nk'umuntu ufite ibintu bimurimo ariko atazi uburyo yasohora yibona nk'umunyantege yumva ko adashoboye kandi koko mu buzima tugira ibintu bitsikamira twese twagiye dufite ubuhamya butandukanye ariko ni gute twagiye tubivamo jewe ikintu cya mbere nabwira uwo muntu ko yashaka imana ye imana yawe y'amana iza ikakuzura buriya hari abantu benshi baba mu kintu nakwita gusenga ariko ugasanga ya masengesho ntabwo ababereye umutsima ahubwo bibaye nk'imihango n'imigenzo kuko ntekereza ko imana yaje guhindura ubuzima bwacu ntabwo yaje kudushyiraho ibyapa yaje ahubwo kugira ngo ubuzima bwayo bugwire muri twe hanyuma muri za mbaraga z'imana ziguriye muri twe zibashe kuduha kwisobanukirwa no kugwiza imbaraga zituma tubasha kujya muri performance uwo muntu icyo namubwira ni uko ikintu cya mbere shaka abantu beza shaka abantu bakuzungurutse b'abanyembaraga buriya ntukabe wenyine buriya mu kuba wenyine cyangwa no kuba mu bantu ibaze kuba mu bantu mwese muganya nta hantu wagera gerageza ushakishe amakuru y'umuntu ubona ufite icyo yagezeho umubaze ushakishe buriya n'ijambo nyanyagiza imbuto nyanyagiza mu kunyanyagiza rero hari igihe ubiba ariko utazi kuzeza ariko wabibye kuko ngo kubiba ni ukwaca ariko kubira ni ukwiteka guhirwa ni ukuwiteka gerageza icyo ufite iki kuko n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo agenda uko imbaraga zawe zingana ariko ubwo ufite izo mbaraga ni icyo ufite niye package ufite hanyuma utere intambwe ntumve kuri wenyine ushaka abantu bakugira inama urebere ku bandi uko babigezeho buhoro buhoro ariko uruhare rwa mbere ruva kuri wowe kuko hari umuntu wicara kumva ko uzikora hari umuntu wicara nkanjye nk'umuhanzi abantu bajya bahamagara nk'abana bashaka kuririmba akaza ati rwose ati mfite impano ariko nta bushobozi nkamubwira ntese ufite telefone ifite interinete gerageza ukore nk'ama audio amavideo udutaginge ntabwo ubuze ejo cyangwa gira ikintu uheraho ese ufite indirimbo cyangwa se ushaka kugira ngo umenyekane just ni ikintu nubaha nzi ko ijambo ry'Imana ari ukuri yatuvuze ko yaje kugira ngo tubone ubugingo bwinshi ubwo bugingo bwinshi harimo kwizera harimo kubanza kwiyaturiraho ibyiza harimo kumva ko utari umuntu usuzuguritse nubwo waba uri muri situation isuzuguritse ariko ujye umenya ko iyo situation ari wowe uyirusha agaciro kandi Imana itazahindura ibyo bihari we izabanza guhindura kugira ngo wowe uhindure ibyo bihe ishakishiro mu Mana ushaka abantu bakubaka niko navuga ya mu bintu byagiye bimfasha mu buzima ni ukudacika intege kuko nzi ko buri munsi bucya bucyane yandi uyu munsi ntibimeze neza ariko ndatera intambwe sinshaka kugumaho narindi nubwo uyu munsi wari ari bitagenda ariko nizeye ko ejo bizagenda kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ntabwo iminsi yose ihora isa hari ibihe byo kubirira hari ibihe menya igihe cyawe
ndi kuva nanjye nafashije amen. utubwiye ubutumwa bwiza bukomeye cyane mbega kwisobanukirwa harimo no kumenya icyo nkunda ni igiki umaze kukwimenya bigusaba kuba muri consistent ntabwo uhindagurika umunsi wagiye mu baririmbyi ejo ugiye mu bateka ejo ugiye mu bakiza ikintu ukunda cyane cyane icyo utsimbarara ukamenya no kukirwanira ariko ukanyanyagiza nk'ariya mu mubwiriza nyine nyanyagiza ugakoresha ukareka kuba victim uvuga ngo n'abandi babiteye n'abapasiteri n'iriya korali ahubwo niwo utimenye neza uri umaze kwimenya Imana izakomora kandi sori kuri mu kimere nk'urumwe bayirebe ndaza kubashiraho link ariko tugira iriya ndirimbo amakuru ko ikiri yazina amakuru first of all twenda kurangiza cyabijure kakubwira yacima Imana mu gihe cyayo ko ijye duha amahishurirwa maze igihe nibaza kwiremwa kuki hariho ibyorezo hari ibintu bitandukanye ariko wari niwo mugambi w'Imana ku bana bayo nsanga atari wo mugambi w'Imana so nsanga rero buryo umuntu afite amakuru ibintu biraza ariko bigasanga uhamye bigasanga ufite amasezerano ibigeragezo biraza bigasanga wuzuye ijambo muri wowe ku buryo ibyica abandi cyangwa ibihutaza abandi wowe ubivanamo indirimbo kwa kubuzi kuri kumwe n'Imana aha rero impamvu nakoze iyi ndirimbo amakuru twari ukongera kwibutsa abana b'Imana yuko ufite amakuru yizewe aturuka yizewe ntandi mu ijambo ry'Imana niyo yaremye isi imaze kurema ugeze ku muntu iritonda ese uzukuru umuntu Imana yafatiye umwanya iritondera kurema ntabwo rero Imana yaba yarakuremye mu buryo butangaje ngo ize gutuma utesekera ku isi ize gutuma uba umuntu usuzuguritse ku isi oya ahubwo iyo ni imigambi ya Satani shakisha amakuru rero amakuru y'Imana yakuvuze uyahagararemo uyagenderemo ayo makuru niyo azakubwira aho imigisha yawe iri uyu munsi ushobora kuba warahushije uri mu bantu batari bo uri ahantu hatari ho uri gukora ibitari byo ariko numenya amakuru y'Imana yakuremeye uzabasha gusubira muri gakondo yawe kuko iyo uri muri gakondo yawe ibyanze kumira biramera ibyari byarumye birongera bigatoha rero aya makuru nayo kukubwira ngo igihe cy'ibihuha cyararangiye igihe Satani yatsindwaga igihe Kristo yadupfiraga amaze kumutsinda aruvuga ngo umwenda wari ukingije twese duhabwa amahirwe yo kuba abana b'Imana no kuba muri Kristo rero ni wowe kugira ngo ugende ucomeke ku Mana ushakisha amakuru y'Imana yakuvuzeho niba Imana yaravuze ngo muzaca mu mazi yibwita Imana ndi mu mazi ngo wambwiye kuzabana nanjye uri he uyihamagare ugendane n'Imana muri details ibyo bizagufasha kuba uri umuntu uri gukontorora niba ariko navuga abana b'Imana tugomba kuba ari abantu bakontorora kuko dufite amakuru rero iyo ni indirimbo yanjye iri kuri album yanjye ya 8 bayibona kuri YouTube channel yanjye Tonzi iyo wanditsemo Tonzi za ndirimbo zose ziraza rero nta yandi makuru navugaga nayo ko turabaragwa b'ibyiza turi abana b'Imana turaba agaciro ahubwo mu gaciro tukiyumvemo tukagenderemo tunagahane nk'abana b'Imana bitume tujya ku matunda ngo ko byiza byo mu gihugu amina katurimbire mfite amakuru bazi mugire amakuru yizewe aturuka hizewe mfite amakuru ntacyo wambeshya mfite amakuru ntacyo wambeshya ayayaya mfite amakuru ayayaya mfite amakuru amen sister Tonzi reka dusengere uriya muntu uzamurijwe ndashaka gusenga amen Mana turagushima kuko amakuru waduhaye yuko turaba badasanzwe turagushima kubwo uyu mwanya waduhaye ndagushima kubw'iyicano wazanye y'umutsima w'ubugingo Mana niwe mutsima w'ubugingo muri twebwe niwe udushoboza ndagushima kubw'ikiganiro dukoze reka Mana aya magambo tuvuze agira abantu ahindura agira abantu yongera gutuma bagira icyanga cy'ubuzima abari bihebye bongera amenye kuri Imana itanga ibyiringiro abari batarisobanukiwe Mana bongere bamenye ko aribo bagaciro kurusha ibintu Mana nta rindi jambo batubwiye riryoshye nko kutubwira ngo turinde imitima yacu kurusha ibindi bintu byose birinze Mana twabasha gushyira abasekirite ku bipangu twabasha gukora ibintu byose ariko umutima twebwe responsable reka umuntu wese amenye ko ubugingo bwe buva kuri wowe aba ari wowe mu mwami tugira umurinzi w'ubuzima bwacu reka amasezerano watuvuze hasohoye ubwo turi gutangira umwaka reka bafite ibyifuzo bitandukanye Mana abifuza ko bahindurira amateka reka Imana ubikore ko kuri Imana ahubwo ubashoboze kumenya yuko byose wabiduhaye ahubwo turabikura he ni muri wowe reka batarakizwa bakizwe reka batarakumenya bakumenye kuko muri wowe hari byose urakoze kuko ugiye guca muri ino jambo rikabasha guhindura benshi tukazabona ubuhamya kuko hari abakwakiriye kandi tuzabana mu bwami bwo mu ijuru niwo migisha nsabye nizeye